Abantu banjye mumeze neza hano Bardo Official nk'isanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. Tubangiye kinini tumaze kugera kure. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire neza ibintu hano ku Burezi Rwanda TV dukora nkuko mwenshi mwakomeje kugenda mubibona, ni uburezi n'ubundi twibandaho ndetse n'akazi n'ibindi bijyanye n'ikoranabuhanga byose. Gusa ndagira ngo banyuremo muri make ibintu dukora hano na service dutanga dushobora gutanga igihe muduhamagaye kuri telefone cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse no kuri email. Muhawe ikaze rero hano ku Burezi Rwanda TV. N'abatindi rero kugiye gitoya cyanyuma mumpaye icyambere dukora cyangwa se tubagezaho na amakuru ajyanye na scholarship zo mu Rwanda by'umwihariko cyangwa izo hanze, igihe izo zo hanze zizewe, kuko izo hanze zose ntabwo ziba zizewe 100%. Icya kabiri, dufasha abantu gukora application, turakanabibereka yemwe turabibereka hano, tubengezaho video ibereka ukuntu mwikorera application kuva mutangiye kugeza mugeze ku ishuri, ndetse no gukora application z'akazi kugeza mutangiye kugeza mwinjiye mwako kazi, yewe n'ibizame tukagenda tubagayidinga aho mukenera ubumenyi bugiye butandukanye, ariko binaniye tudushaka kumufasha inbox yatwandikira. Icya gatatu tubagezaho na amakuru ndetse n'amatangazo n'ubundi y'akazi ka leta n'abikorera. Icya kane ni akazi tubafasha gufungura YouTube channel iri professional ku buryo tuyisetinga ku rwego mpuzamahanga, ku buryo nawe ushobora watangira kwerekana icyo ushoboye, asigaye ugatangira kwinjiza amafaranga mu buryo bwemewe ntawe uteje ikibazo. Icya gatanu, dufasha abantu kuba wakiga laptop cyangwa se computer skills cyangwa se telephone skills, ubumenyi bwa telefone ndetse n'ubwa mudasobwa online. Ikindi hano tukaba tubafasha gukemura ibibazo bifitanye isano na computer cyangwa se telefone online mu buryo buri soft. Urugero ugasanga bafite imashini gushyiramo ama software byaranze, byabaye ikibazo n'ibindi byose bijyanye n'ibyo ngibyo rwose. Ni make nyine inshingano umutekinisiye akora murazizi. Imashini ntiyakujyana ikibazo ngo ubura aho ugikemurira. No gutanga inama, kwigisha computer na internet online ku bantu batandukanye, abarimu iki byose. Noneho icya karindwi, twigisha abantu gukoresha AI mu buryo butanga umusaruro ndetse no mu buryo butanga akazi, cyangwa se ndetse no mu mikoreshereze yayo mu kazi no mu myigire bya buri munsi. Nababwira ngo rero ku bantu bashaka kwamamaza hano ku Burezi Rwanda TV, murabibona ko tumaze kuba benshi. Mushobora kunyandikira kuri nimero, namwe mushaka ubufasha mushobora kunyandikira kuri nimero iri aha ngaha 0781955047 cyangwa se kuri email ubardofficial@gmail.com. Nababwira ngo ntibagirwe gukanda like, subscribe na share ku nshuti zanyu, asigaye ngo tujye tubana igihe cyose. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.